Rutika ndabona umeze neza. Ashaka umunsi n'isashu yake. Kabisa. Agatabara Rutika. Ubu kunda gutya mfite ikibazo. Uzi kuzana umugore akwizeza ngo niwe mugabo wenyine azi. Wamugeza mu rugo. Gasanga n'umukecuru wizaniye. Ibyo bintu wari wanabyumva byibuze. Akuzirika mubaza. Uri guteshwa guzwa, uri kurota. Mbega igihuru kigunda kiraho. Sibo koko nacumuye iki ku Mana koko. Nacumuye iki ku Mana ku buryo ikintu nacumuye Imana koko nkayicumuraho ni iki gituma umugore ntoteza tazi gukora n'urutoki rwara naraye igihuru mu cyarajemo. Mana yanjye ku buryo ntashobora gufata n'ibishyimbo ngo nigurishize nimwe akantu. Ibintu Mana ibintu nzabigire ni koko umuntu w'umugabo mu rugo iwanjye koko sinafata nibura n'ikiro cy'ibishyimbo cyangwa se n'igitoki nk'iki ngiki kiba cyanayabaze ngo nyigurishe kuko ibi bintu nzabyitwaramo. Ntazi no kubikorera ntazi na kimwe ntiyanafata nibura nk'igitoki nk'iki ngiki ngo agisegureho ashiriho n'igiti nk'iki ngiki koko. Ubu se iyo ntaza kubikora ubundi byari bizakorwe nanjye akaba ntegeka. Ibyo nahuyemo na Karondwe wagira ngo si umusaza koko urwenyagira, ariko yavukiye ahantu heza hameze nkatwe twavugiye Buzinganjwiri. Karondwe agira urwenya nakadenda namukumbuye kanze ndebe akanimero ke ko nakanditse muhamagare. N'ukuntu ufite umugore mwiza w'ikizungerezi wakwica inyuma wamumbasha. Ibyo byihorera nuko utari waba umugabo. Ubundi ngiye namuzanye sibyo uriya mugore ndamukunda pe. Namuzanye ambwira ngo nta wundi mugabo umuzi sibyo. Ngiye nyine umuzi nyine. Ako ikintu niboneye. Shana njya gushaka uzitonde. Reka nkubwire. Nshatse umugore nkuriye mwiza nkuriye. Imana yabisubije. Karitsiye yose bavuga turiya mugabo yashatse umugore mwiza w'ikizungerezi. Afite umugore hone wowe uravuga ngo guca inyuma. Muri make ushaka kuvuga ngo ushatse umugore mwiza nkuriye w'umukecuru nibyo cyagushimisha. Umukecuru gute sirasora iyo hari iminkanyari ubonaho? Ako shantuka tubeshya ahubwo niba umurambiwe wamutwihera kuvuga ngo umugore ngo iki. Ahubwo sinzi kabisa. Ahubwo icyiza ndi kumva namugu wamumpa nako bitashoboka ariko wamumpa byonyine nkakwereka. Uzi Rutika cyo ikintu nakubwira no njya gushaka uzitonde pe. Umukobwa arakubeshya ngo nisegi wapi. Nshatse umugore nkuriya rero nta bwitonzi bwaburenze buriya. Ushatse umugore nkuriya ugaragara ko ari mwiza mu buriri ari umukecuru. Umukecuru nirasura yiwe hari umunkanyari wabonyeho. Uvuga ngo umukecuru ako shantuka tubeshya ahubwo niba umurambiwe murekurira abandi tumwifatire. Iyo ngingo tuyiveho. Iyo ngingo tuyiveho ndi kumva tutari guhuza. Inama nakugirira umugore ntuzamuhane. Ha mugore ni mwiza. Uraho Karo umeze ute? Nibiki se Karo? Ako Karo ubwo koko uzi ukuntu nkumbuye urwenya rwawe? Ese ubwo nkumbuye koko? Ndagukumbuye nuko kandi ibibazo byishigiyeho ngubu nta kibazo da. None se kutampamagara? Nuko muri iyi minsi ndi mu bibazo. Ntabwo nari meze neza mu bibazo nyine nari ndimo ariko. Ibibazo se? Nta kibazo rwose. Wabaye iki? Nta kibazo twagana nuko nyine ariko ntabwo nabivuga kuri telefone ariko nta kibazo.
ntacyo reka nkureke rero ubwo nagira ngo nkusuhuze numvaga nkumbuye rwa rwenya rwumva waransekeje tekereza nawe kuba nkikwibazaho sawa ngaho Imana ikurinde ahubwo inama nakugira wowe uzagenda umwijyanira uriya nuko bitakunda nawe wenda wampigisha itoroshi ariko ubundi ntibishoboka njyewe uriya mugore mufite byaba ari sawa ahubwo soje tukigendera kuri ka kabari tukajya kwinywera ka ahubwo ako kantu wenda wabona na mukanya nibyo magubwe ariko uzitonda kwitonda nzitonda ahubwo wowe uriya hari ahantu ndetse no kwinywera kamwe umusore akantu karagakenera ubona mu kagafashamo umuntu nyine mu buryo bumwe cyangwa uvuga ati akorutika yaba yankuru twari turi kuvugaho kare y'umugore ubu se ko yambwiye ngo ni njye mugabo wenyine azi sibyo yanka kuri akuntu njya nkunda kuva mu kazi hari ukuntu nyine kuri porotaye badafunga ndinjira ikintu cyanangaje n'ukuntu ninjiye ngasanga hariho umwana w'imyaka hafi 8 gutyo 9 wow ako nkabona yenda gusa nka madamu sinabitinda nigira mu nzu noneho hari ukuntu nakaseguza ngiye mu gikari arumva kumubwira ko ntazampamagare papa sibyo hari ubwo rise banza se wumva nara n'ukuntu asa nawe ati umuntu ashaka kuba ari umwana we inyuma noneho nza kumva ari kumwita ngo ni mama aba se urumva ibyo bintu wabura gute kubyemera mama ndi gukubwira ngo nujya gushaka uzitonda kuko ibyo bintu ntabwo nzi ko byambaho ariko byambayeho nujya gushaka uzitonda ubwo uramuhaze urumva rwose umurambiwe uri gushaka impamvu zose zinyumvisha ko umugore wawe ari mubi ese reka nkubaza nta muntu muri famiye yawe musa barahari none se niba bari kuki utumva ko uwo mwana wawe asa bavukana n'uwo mugore wawe cyangwa se ari uwo muri famiye banza wumvise ko namwimviye amwita mama ubusari wajya ku bantu bo muri famiye wanyu ku buryo umumama umusanga aho ati mama ibyo byose si impamvu uri kubivuga nuko wamurambiwe wumva umuhaze utakimukeneye iyo si impamvu nge numva ngo afite imyaka ingahe nk'imyaka 8 gutyo 9 ako ndi kumva kiriya kizongerezo cyawe cya gifite umwana ungana gutyo gusa icyo cya gifite imyaka ingahe sha ntukambeshye dukomeze kubera nabyo afite n'imyaka nka 18 gutyo izo ni impamvu zinyumvisha ko umugore utamushaka amafuta araye ariko ntabwo bikura ko tujya kumwe icupa ariko ugiye kuri mari ikinyereka ko umugore umuhaze ni ikintu Jamaica ubuse umupira yani batani imfashanyo twaye twaye iki niba barafashe ibintu byanditse hano dore gusa reka nkubwire ko dufata umwanzuro ku kibazo kwa turiho ngiye kukugira inama si wumva ubundi niwe nshuti mfite rwose ngira inama wenda asanga abandi byarabananiye inama nakugira rero niba n'iryo sombe hariye n'ubugari yohereza abagabo emera ubirye nta kundi ntabwo ntushwane n'umugore rutika nimba ari isombe yo narayiye pe kuko kubanza wumva sibyo reba kuba ufite umugore wishakiye wanatanze n'inkwano mu gitondo ukabyuka ukamesa ugakoropa ibintu byose ukabikora yigiriye mu bagabo ukumva ko ibyo bintu uri umuntu nta nubwo wanabyihanganira byibuze reka nkubwire rero aho kugira ngo ubimbwa ku gasozi buri muntu wese ajye kubona kuyitima bimbwa mu rugo sha bitwaye iki kandi ibyo bintu nta kintu bizagutwara ibyo bintu wemera ubikore kuko ntabwo hano ku gasantere hose bazamenya ngo uwoza ibyombo wawe ariko nushwana n'umugore buri muntu wese azabimenya bimbwa mu rugo iwawe bareka kubimbwa ku gasozi muri make nemere nyoborwe niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nujya gushaka uzitonda nzitonda niba ari uko sawa yego sawa ariko Rutika wagiye umbabarira ubundi ubuvuye he gutese ubu ngubu Rutika uzi kuba wanampaye umudugudu wose mbwira nk'ahantu uvuye tekereza kuva mu gitondo nta kintu wakoze ibintu byose mba nabyutse nkabyikorera ubu ubona ntashaje tekereza umwana w'imyaka 23 aho kugira ngo uzumfashe wirirwa uzenguruka umudugudu wose abantu birirwa bavuga ngo umwana wo kwa runaka ngo umuntu nkawe ugiye gushaka umugore ugeze mu gihe cyo gushaka ukirirwa uzenguruka ahantu hose wabaye inka zambwa zirirwa mu muhanda ziruka amahumura ntabwo nzongera kwirirwa imbere nagiye ruguru hariya kwa Simoni yari yamamagaye ngo nzo ndangira akazi
ariko ikintu cyantindije navuyeyo mpura na wa muhungu wa Karusumuza undi washatse ufite umugore mwiza inanga muri karitsiye. Umugore mwiza si n'ibiki ibyo ntukajye ubimpa. ambwira amakuru yo mu rugo rwiwe ngo we n'umugore ntabwo bimeze neza bari gutandukana bari gushwana. Ubu yabonye uwagisha inama mbese. None se ubwagira ngo umugire inama ki? None wowe umbwira ngo imyaka 20 ubwo inama zawe ni inama ki? Nakwigumiye hano ko wumva n'abari kubaka biri kubananira. Sundi ngo utwaye cyurumva nkurambiwe mbese kuba mbahanga. Ntabwo ndambi ikintu kindambiye cyane n'ukuntu wirirwa uzerera. Sinjye nirirwa hanga. Warangiza niwe ubundi uzihesha agaciro ryari. Ese umukobwa uzakwemera azaba avuye he? Mama reka ngwirore ngende umva. Runaka ukirirwa mu rugo runaka. Gusa ndumva uyu munsi wanzindukiye ufite gahunda. Ugishaka kwicara mu rugo ngo urye ibiryo natetse wirirwa uzenguruka ahantu hose. Wa mwana urananiye nzaba ndeba umukobwa. Kose mana abantu bagira bakazana. Nzaba mbireba. Bisa nigende. Ako si ubwo koko nk'ubu ko numva satani yaguteye yanteranyije nawe muri iki gitondo ni yahera kabisa. Ariko mana nacumuye iki koko mana? Ni iki nacumuye? Mana ishobora byose ariko mana kiri umugore w'ikigoryi, kiri umuhungu urwana n'umugore bashwana batandukana, kuko ibi bintu nzabyitwara mu nte koko nzaruhukira he? Koko urugo nkuru rw'umuruho inzira y'inzitane nzayiva mu nte y'ibibazo by'urushako nzabigenza ntera inzira. Muze ntibiki muhungu wanjye? umva mfasha. Fasha iki? Ni ibiki? Muze mfasha pe. Ubaye iki se kandi? Nakiye telefone nonaha mu kanya bambwira ko umugore ari kwa muganga. None yasabye muri koma gusa ngo mfashe mbahora umfashe. Ngo umukazana ari muri koma?